Alors basi bimeze bite? Ça fait des années que je suis à toi. On va se dire oui devant Dieu et la loi. J'avoue à tes ex, ils ne font pas le poids. Mon bébé, my defender. It was a long time Fendi, nyatulashkana bikanga. without William Joss on the mic. Sulukonda sekanga. Nyuma ya Davis Ujukanga na mbahereza show. Kuko byatumunyeka. Umeze mute mambo vipi? Oye kuisha hunga. Irubavu kubufatanya na The Magic. Ishe kukurikiyema. Mbibutsa ko inyarwanda mwategereje muri benshi. Mamurikiza. Ubu ngubu ku munsi wa none iri hanze. Iteye neza. Nyarukira kuri YouTube. Binaringiyo. Ujyaho bashakishiriza cyangwa se kuri Ne veux pas passer le reste. andikamo impano yanjye. Sous les mains. Urabona episode ya mbere iya kabiri kugera kuri 3 Narayendose. bayise impano yanjye. Thing I want for myself from the day we met. Nyuma ya Davis Kuko nioni jamii ya you. mbahereza filime nziza. Nange wara for myself from the day we met. Kuko nioni jamii ya you disturb my dream. Yeah. Mbibutsa ko nkiri umusore usa na Yesu nk'irisanzwe. Hari ababyemera n'abatabyemera. Mbabeshye se. No, sir. Baby, no one need Usibye ko n'abatabyemera nzabemeza tu. kuko. Siko bimeze rata. Only you mbona ngawera. Burya ngo umuhini mushya Oh baby, akenshi utera amabavu. baby, ubisi wambere. Ko no time to lose. Time for action. Je ne veux pas passer le reste ma vie sans toi. Sous les mêmes étoiles, ibaze ko nari ijoro. Narayendose, uri by my side. Ati baze ko na nijoro naraye ndose undi iruhande ni Davis. The day we met. Kuko Tujya kwitangirira jamii ya you disturb my filime bayisenguki. Nange wara for myself from the day we met. Kuko Estashe jamii ya you. bimeze bite Estashe? Yeah. Ariko ngo yigize ikihebesha. Faraji bimeze bite? Abdu umukatesha. Hanyuma wumva ukeneye kumvugisha wampamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp yanjye ni 078 98 13 990. Uramutse ukeneye gukoresha ibirori byawe amaniversaire, ubukwe ndetse n'ibindi byose, tugufite ibikoresho. The Magic arahari. Uwashaka yanakwitangirira sibyo ra? Kuramo twitangirire noneho tujye ku cyatuzanye nyuma ya My Dreams ya Davis. Check 1 2 check 1 2. Okay. Ukamenya ngo uko turagatangiye nta kundi. Wumve neza, wumve amagambo avuga muri iyi filime. While the guardian is sleeping, Christopher tries to steal. Ati ubwo Christopher, ndagira ngo mwumve neza, ntabwo nshaka kubiba. Reka dutangire neza, dutangiranye inkuru hakuno. Reka nze noneho dutangire neza cyane. While the guardian is sleeping, Christopher tries to Ati ubwo umurinzi Christopher yarasinziriye. Wumve steal nta makuru na gato afite. gold. His plan succeeds, but Ibisambo rero byene ngango byaraje bitangira gufata gahunda sasa yo kwiba. Wumve neza cyane. on the way home, the robbers chased him.
ati ibisambo noneho byaje gutera aho Christopher yari arimo kurinda umutekano cyangwa se aho yari ashinzwe kurara izamu. Reka tubivuge neza, kurara izamu. Ibisambo noneho bya Mugemangango, ibisambo nka bya Selemani byaraje bitangira kuza kugira ute gupanga gahunda yo kwiba, bifata umugambi birawunoza, biza kwiba. And arrested him and killed him. Nyuma yaho rero sasa ibisambo byaje gufata uyu Christopher, bimaze kumufata bitangira kumukubita cyane bikomeye. They took the gold. Nyuma yaho biza kumwica, bimwibaza aho yari afite. Sasa wumva amagambo hakuno. Uyu mugabo dutangiranye nawe yirukanka, bivuze ngo yari afite zahabu. Nyuma yaho zahabu amaze kuyiba nawe, ibisambo bipanga gahunda yo kugira ute yo kuza kuyimwiba. Ubyumve neza, bimaze kuyimwiba biza no kumwica. But his wife didn't like what happened to her husband. Nyuma yaho nabwo umugore yigeze anezezwa n'uburyo byagenze ku mugabo we. Wumva amagambo hakuno none. She decided to bewitch all those who killed her husband. Yahise akoresha imbaraga za gipfumu kugira ngo abashije kwihorera kubishe umugabo we. She wanted to avenge her husband's death. Yagombaga guhorera urupfu rw'umugabo we kuko yabonaga umugabo we atagomba gupfa ngo birangire gutyo, birangire gutyo, bizahere gutyo. Her husband's blood won't go for vain. Ati ntabwo amaraso y'umugabo we yagombaga kugenda gutyo gusa atagira igitambo runaka cyangwa se igiciro runaka. One of the killers decides to go to the witcher to umwe mu ruhande rw'abicanyi yagize atya, arangije ajya ku mupfumu, ajya gushakisha uburyo yazabona imbaraga zo kwikingira ikibi icyo ari cyo cyose cyamutera. Protect himself from that magical power. The witcher gave him a protective ghost. Noneho umupfumu yaje gusaba imbaraga, yaje kumuhereza imbaraga known as jungwa. Izo mbaraga bazita jungwa, ari nako na filime yacu bayise. Mambo vipi bimeze bite? Genda cyari biriya mu musoro usa neza. Reka tugatangire noneho neza cyane, ibintu bya pose bivuyemo, ndakeka mumaze gusobanukirwa. None reka tujye twatangira filime yacu. Izo mbaraga uyu muntu ari ku ruhande rw'abicanyi yaje gushaka bazishe sengiki jungwa. The boy's life, the ghost entered in the body. Ati kugeza na n'uyu munsi uyu musore yirirwa abungabunga mu mashyamba ameze nk'umuzimu kuko yinjiyemo n'imbaraga z'ikibi nyine. Birumvikana nyine yahawe imbaraga n'umupfumu, nyuma yaho atangira kujya abungabunga mu mashyamba nk'umuzimu. Of the boy, but he was already consumed by the woman. The power didn't work properly because ubwo bivuze yuko nyine uyu musore winjiyemo wahawe izo mbaraga agomba kubaho ameze nk'uri kurwanirira uyu mugore wa Christopher wishe. Christopher bishe byutse ni wa mugabo wari ufite zahabu arimo arirukanka bakamwica nyine. Umugore we yaje gukoresha amaraso ye ayakuramo igitambo, arangije aza kugira ute aza gushaka uburyo azabona uzajya amuhorera mu rugero. the boy was already dead. He turns into a strange creature. He ended up killing innocent people. Yahise ahinduka ikibi kidasanzwe, atangira noneho kujya yica abaturage b'inzirakarengane bitewe n'uko yari yamaze guhinduka atarakira umuntu. The police arrested him. Nyuma yaho polisi yaje kumufata bidatinze. Escapes from the jail and becomes a murderer. Nyuma yaho barangije baje kumushyira muri gereza. Nyuma yaho ahinduka wumve ahinduka umwicanyi. The blood, the more it become powerful and Ati mwibuke yuko uyu muntu yari arimo imbaraga za sekibi, bivuze ngo aho yajyaga hose imbaraga za sekibi zagomba kuba ziri kumwe nawe. Nuko tugatangiye bimeze bite, bakubwira ngo the black soul inside the boy. Bivuze ngo nyine ubugingo nyine bwe
ubugingo bw'umwijima buracyari iruhande rw'uyu musore nyine twatangiranye nk'uko babikubwira nyine hakuno mu ngoro. Bitangira hakuno, turatangiye. Murabizi mu mujyi ibintu bikorwa bari byinshi, abadoda badoda, abateka bahaha, niko bigenda nyine mu mujyi. Hakuno dutangiye n'urusaza rumeze ruke. Dore ibirenge. Umukobwa arangije arahaguruka. Ugonire baba. Ugonire baba. Uraho papa, umeze ute? Meze neza. Bagonire banuna bangu kukaja. Umeze ute se? Indomi jangu. Nje meze neza, none message nakwereje warayibonye? Baba. Papa. Ntabwo nshobora kuba umurozi. Guobo kolege itoro. Papa umbabarire kubw'ibyo. Mwana wanjye nyumva ariko. I can't do what you want. Sinakora ibyo ngibyo uri muransaba papa. I'm doing my business and I'm happy with it. Ngomba gukora business yanjye kandi nkanezezwa nayo. Look. Reba ariko mwana wanjye. I'm getting old. Ndimo ndaguhereza isi. Please, have mercy. Bitekerezeho. Oya papa sinabitekerezaho. Okay, sawa ntacyo. Nubundi twarababyaye ariko musigaye mudusuzugura. Okay. Ubwo umaze kubyimba, ubwo udashaka kunyumva. Agira gutya amuhereza igikapu. Umukobwa aracyanga, umusaza akijugunya hasi. Mureba ababyeyi turimo kubyara iki gihe we. Call me if you will change your mind. Call me if you will change your mind. Uzampamagare nuramuka wamaze kubitekerezaho neza. Uzampamagare numara kubitekerezaho neza. Bigaragara ko umusaza ashaka ko umukobwa we ari we wafata inshingano z'abakurambere. Akaba umuwici cyangwa se akaba umupfumu cyangwa se umukonikoni. Umukobwa ariko abwiye papa wati, papa ntabwo ibindi bishaka. Papa ko warusize ibyawe wakira. Oya mwana wanjye si buto. Ibyo ni ibyawe uzamenya ukuri. Ibyo ni ibyawe uzamenya ukuri mwana wanjye bigumane. Umukobwa aracyitegereza. Agira gutya akata hakuno. Bigaragara ko umwana w'umukobwa ashaka kwiberaho mu buzima bworoshye adashaka ibibazo nk'ibi ngibi. Gusa ariko ntabwo byoroshye. Yaracyitegereje aza hakuno arakireba. Ese uyu mukobwa kuki bakeneye kwaba umupfumu? Ese uriya musaza we ninde murasobanukirwa? Ese ko abo twatangiranye mu mashyamba story ya Christopher byahereyeho? Umuzimu batubwiye uri mu mashyamba ubungabunga nka roho mbi bimeze bite? Bayise jungwa cyangwa se jungwa. Yaraje akijugunya hakuno aragaruka. Ese kuki witwara imbere ya papa we kuri? Do you hear everything? Ese wumvishe buri kimwe? Except that native language. Yego kuko buryo ururimi rwanyu ndarwumviraga. My father is a witcher. Papa wanjye ni umurozi, none arimo arashaka ngo mbe umurozi. Iki Nyagasani? And what do you say? None wavuze iki? Navuze ko ntabikora. I'm very sorry. Yo umbabarire mwana. It's okay. Oya nta kibazo biratura bimenyereza. Umva za ndirimbo sha zikasira. Murazizi? Indirimbo zikasira murazizi? How could you do that? Ni gute wabitinye? Father loves us so much. Papa yacu aradukunda cyane. He wants to share everything he had. Adusangiza buri kimwe cyose afite. Don't you even welcome him to your place? Consider, he is our father. Erega mwana ntukirigire ukuri ari papa wacu. He is about to retire. Kandi arananiwe. Teach us. No. Oya? Not to accept. Ntabwo mbyemeranyaho A nawe. gift. Ntabwo iriya yari impano. Which I throw it away. Arimo arifuza ngo mbe umupfumu kandi njye sinabikora. Nakijugunye, wakijugunye yatugwire. Please, stop it.
umva ndakwinginze bihagarika ibi bintu ntabwo ari ngombwa ko byakagombye kugenda kuriya. Do not dare to possess. I don't care. ntabwo All I mbyitayeho. want is to see my father is happy. icyo niteho ni ukubona papa wanjye yishimye ibihe Leave byose. him. Okay, ndagiye nta kibazo, reka njye kubishaka. Atugwenire. I hate you. Ndakwanga, nimekuchukia. Ati ndakwanga ninakuchukia. Aturabizi nyuma y'imyaka 2. Miaka 2 baadaye cyangwa se miaka 2 baadaye biterwa nuko kivuga. Yari abavuga baadaye ni baadaye. Nyuma y'amezi 2, nyuma y'imyaka 2 sorry. Karacyari kwitangiriro. Umwanditsi bamwise Bernard cyangwa se Bernard Sha mu kinyarwanda. Mu kinyarwanda si Bernard ra. Beniloyo Pictures. Uwakayoboye n'ubundi naninde ni Bernard Edison. Dutangiye hakuno mu mashyamba, urebe. Hakuno mu mashyamba. Ukurikiye akantu ku kandi batugaruye muri rya shyamba. Twatangiranye batubwira ko harimo umuzimu muri iri shyamba. Ibyo ntubyibagirwe. Urebe. Hari uwakandagiye. Araza hakuno mu mashyamba. Afata akantu kano kameze nk'urukeri. Urebe. Niba ari umuntu, niba ari ikintu. Araza arakegura. Yitonze. Araza agira gutya akuraho akandi kameze nk'igihumyo. Abanyarwanda nyarumva mubwita inyongo birarya. Mumbwire nikora. Aragapfunyika. Niba ari umuntu, niba ari ikintu. Aza hakuno arongera afata kandi yitonze. Urebe ibintu ku bindi. Araza agira utuntu afata hakuno tw'uturabo araduca. Utwo natwo dushira aho ngaho. Asubwo mwamaye ku mazi mwana. Urabana babi. Arangije agira gutya aravangavanga. Nuragiye gutera inzuzi. Aravangavanga hakuno ikigona faraji kibireba. Iyo nakosori ntago ari ikigona sha. Kumbe ni umuntu we. Akiraho ako kanya wumve. Ako kanya ikigona kibonye kiryiba bikiriyo. Uyaguma hakuno mu mashyamba areba yitonze. Kwitegereza hakurya. Abona ibyatsi biranyeganyega. Agira gutya kura ku jisho ry'iburyo. Urebe ibintu arimo gukora. Yisigaho utuntu. Arongera yisiga utundi ku jisho ry'ibumoso. Aka kantu katagucika. Sasa wakwibaza ni biki birimo kunyeganyiza ibyatsi tutabona. Agira gutya kura ku ipanga arongera arareka. Aritegereza. Nta kintu mureba. Nyagasani we dore ikintu ntacyo mubona. Njye ndakibonye. Abatareba ntabwo mubona. Kirimo kirafata forume y'ibyatsi. Kigeze gutya gicaho. Umusore arakurikira. Mama we biraherera. Ageze hakuno ku mugezi. Anyura mu mazi yirukanka vuba akabona mu maguru. Kumbe umuzimu nawe wakurikiye. Reba umuzimu ukuntu ugenda. Urafata forume y'ahantu ugeze. Kiraza dore ikintu nyagasani. Gikandagira hakuno. Urebe ukuntu kizi n'ubwenge. Gisubira inyuma. Ibi bintu murabibonye ariko ni igikomando we. Uyu nawe kugera hakuno mu mazi. Urebe. Aza yikandagira boro. Icyo bita kwikandagira mu kinyarwanda. Arikandagira. Arimo arahiga umuzimu. Umuzimu atabona. Ageze ahangaha arazika. Boro yitonze. Arareha kwihumuriza hakuno. Yumva ishyamba si ryero. Arihumuriza. Arakurikira
kabona amaguru ngo mu mashyamba uramubona hakuno. Sasa hakuno mugenzi we nawe yaje hakuno, urebe Isiyaka the magic hakuno do. Isiyaka so bigize umuhigi iki se ndibone mani ndakibonye mwana. Wapi hehe se? Rekusuruka kuitongo. Wowe nyura hakuno, nyura hakurya, nanjye nyura hakuno. Mani uyu munsi tugomba kukica. Uyu munsi tugomba kukica. Numbaze ngo ni iki barica. Nini ndubwendo rejajo. Ugwevuka kula. Onengovuka kula. Mani fatiriya nzira ya hakurya, nanjye mfate hakuno. Sasa gwereka utuntu twikorera. Barakubwira ngo somewhere in East Tanzania cyangwa se ahantu hamwe mu burasirazuba bwa Tanzania niho batugaruye mu mashyamba. Ahantu hamwe mu burasirazuba bwa Tanzania niho batugaruye. Hakuno sasa hari bakamajeshi barimo baragenda mu mazi we. Reba Isiyaka ari kumwe mubonye. Oya nakuye ni William byose ninge kamanda. Barazi no mwijuru nari inyoboye buri ntaragira ku isi. Umusore usa na Yesu se ndabeshya? Reka mu byanditswe bishya umusore usa na Yesu William byose imanzi yegeye uramusangayo. Cyane ko nubishidikanyaho uwo nguwo ntabwo ari mu bana b'ijuru. Reka sasa hakuno ndebere abigize barambo mu bisheke baza hakuno. Sinzi ibyo barimo barahiga, bafite imbunda nziza gusa za M16, imbunda za M16 sha urazizi iri gusukaho umuriro koko, abari automatic guns. I think we are almost here. Ndakeka ibyo turimo turashaka biri hakuno mwana. I don't think so. Nge siko mbikeka. I don't think so. Siko mbikeka ariko. The place on map is covered in drought. Ahantu map yari irimo kutwereka ndimo kubona tarahanga. Of water. How can you assure me that this is our target? Ni gute wanyereka sasa ko ngende ndimo ndabona hanga hari cyo gipimo cyacu? Not my decision. It is all about map. Ntabwo ari amahitamo yanjye ndimo ndakoresha, ndimo ndakurikiza map mwana. Urumva? Ariko mwana ubundi uciye kuri igiki mwana? We are talking to. Wamujinga uzi umuntu urimo uravugana nawe? Calm down. Bro, calm down. Mutize mwana. Hunting a ghost. Mumenye neza ko turimo turahiga umuzimu. It is in our head. Kandi umuzimu uri ku mutwe wacu neza. Ibyo mumenye. Sasa hakuno hanyuze agasimba mu giti bose barikanga. Urebe dore aba bakomando sha. Sasa hakuno ari inyeshyamba irimo irabarebera kure. Urebe uko bagoswe karabareba kagabo umwe barabanye faya mugahereze faya dore umuriro bagakurikiza umuriro cyagitutsi gakurikizwa umuriro dore umuriro muhagarike mwabaginga twende mbere songa mbere tujye imbere dukomeze baba hakurya ni imvugo za gikomando utazazivuga bakagufunga. Badirisha we mujinga songa mbere we. Barakomeza barakurikira akagabo karimo karabareba kipo we. Uyu munsi nabazaniye Sulaimani mvugira nawe sha. Sulaimani umbiye kirimo kiravugira mwacyo. Sasa barakurikira hakuno mu mashyamba. Serema mbaza ni iki? Umusore usa na Yesu ndigarukiye none uyu munsi ntimurangira. Sasa agagaruka komeza kanyanyura hakuno mu mashyamba. Ubucece mu gace. Abakomando bacu rero bakomeza bahiga. Urebe hakuno mu mashyamba. Uwusumwe abakomando ni zingahe? Akagabo ni kamwe. Barimo barahiga akagabo kamwe, abakomando bangahe? 5. Akagabo kirukanka gahoro kabacunga. Muhagarare aho ngaho mwana, muhagarare.
Sasa kiongozi aza hakuno. Where are we going? Akubundi turimo turajya umwana. Where are you going? Where are you going, bro? Turimo turajya You know umwana. that you have to accost. Brother, ntabwo uzi neza ko turimo turahiga umuzimu. It's just a boy. Wumve? It's just a boy. Manu njye mbonye ari umuhungu ariko ntabwo ari umuzimu. Wabitwereka ute? Dore ngoro hakurya baba barakabonye. Twende songa mbere baba baragakurikiye nanone ureba akagabo mu mashyamba karamenyere barimo baragakurikira kandi utu tugabo mu gutega twagiye kure. Ubu bugabo babumenyera amashyamba sigo kunsanga mu gasobanuye. Ku cyongerezaho noneho ni nko kwitera virusi mu maraso. Akagabo kazakuru. Are you a ghost that we are looking for? Wowe umuzimu turimo turashakara. Oya ntabwo ndi umuzimu mwabigoryi. This is native language. Urimo uravuga rurimi kimwana mani ko ntarimo ndumva ibintu karimo karavuga mani musobanurire. This is Nyakyusa language, my mother. Iki kirimo bakita Nyakyusa mu byumve neza ntabwo mbabeshye. Akagabo barakabaje ngo ese uri umuzimu twari turimo turashaka. Wumve? None uyu mugabo aravuga ngo iki kirimo arimo aravuga ni iki mwana? Ubirebe neza. This is Nyakyusa language. Ati iki ni Nyakyusa kabila la mama yangu. Ati cyangwa se uru n'ururimi barwita Kinyakyusa n'ururimi rwa mama wanjye ndaruzi mwana. So, do you understand what he said? None se ngisho uko avuze? Okay. Yego buhoro cyane gake cyane. Ngaho tubwira ibyo ari kutubwira. We are stupid and we have to live. Aravuga ngo turi bigoryi dukwiye kuva aha ngaha vuba. Ogwe tuisie nkolonda onsioka. Turimo turashaka umuzimu urimo hakuru mu mashyamba. Fienu hivyo. Murimo murashaka umuzimu mwana nizo mbunda z'ubugoryi mufite. Bagira kukola onsioka. Ibyo murimo mu ntabwo meze ntabwo mushobora kuwufata. Usibye umupanga wanjye ushobora kugikatakata. He says that our poor weapons cannot catch the ghost. Ngo intwaro zacu zirakiriritse ntabwo zishobora kwica umuzimu mwana. This is not poor weapons. Mani izi ntabwo ari intwaro ziciriritse. But you have a poor weapon. Ahubwo wowe urakiriritse. Ikiera kyako kwekebule male. Ngo ni wowe ufite intwaro iciriritse mwana ngo ntabwo ariko dufite intwaro ziciriritse. Barimo arabasemurira abayera mu byose. Ifera fienu hivyo. Fikabagira. Izo ntwaro zanyu impamvu ziciriritse ntabwo zishobora kugira icyo zantwara niyo mwagerageza kundasa. Weapons can kill the ghost but not ours. Cannot even cut him. Ati se intwaro zaba zatamwica cyangwa zimubabaze zikica umuzimu. Kote bati ulinde malema. Loli uso tukabale malema. Wumva amagambo? Ndinde malema une. Njyewe ndi ikigoryi. Sha. Ngaho mungerageze. Oh, Lil? Koko se tukugerageze. Stupid in the man. Dore ikigoryi kigiye kwiyahura reka nze nkwereke. Ngikorera. Take this. Mfasha hakuno sha. Urebe. Nakagabo basanze hakuno mu mashyamba. Ngo bari barimo barahiga umuzimu. Barazari kunenga. Karamushugura ringo hakuno karamushubunya kasiya. Karamucabiranya. Kamukubita kiki. Ogeza wowe murandera kuno. Magic evugiriza naho. Karamucabiranya. Ibyo by'ubukomando n'ubukamajeshi mwabwiye mu bijyana hiri. Karamucaga. Kuri karamucaga. Ureba akagabo hakuno karanyaritse. Urebe. Karagaruka kamushoto umugeri. Abanyabitarora avana yo bucura. Koma tukete. Okay ngaho reka ndebe ukuntu ugiye kundasa none. Shoot. Ngaho ndasa se wa muginga. Ngaho ndasa koko se. Ya bikore arasa biranga. Akagabo umuntu ari umuzimu we. Aka kagabo mbanza ari umuzimu. Akarasha amasasa 3 karagaruka.
What the fuck, man? Ngwino ikimani. Ubu ni bugoryi ry'ikimani ntabwo nakivuga. Ifirafyenu fya buremarema. Nababwiye ko mufite intwaro ziciriritse mwana. Ibyo nabibabwiye Firdaus uraciriritse. Ngoga une. Firdaus ndabeshyera. Uraciriritse. I am not your enemy. Man, ntabwo ndi umwanzi wanyu. I am hunting the same ghost. Nanjye ndimo ndashaka umuzimu nkuko murimo murawushaka man. Speak English? Man, uvuga Icyongereza? Yes. Ndiyo. What Yego. is your name? Izina ryawe ninde? Ambakisie Mwakiusa. Nitwa Ambakisie Mwakusa. Wumve? Ati ntabwo ndi umwanzi wanyu. Ahubwo nanjye ndimo ndashaka umuzimu nkuko murimo murawuhiga. Ayo munsi nabazaniye. Firdaus. Asha wagiye uvuga bakakumva ari. Okay, reka twigarukire hakuno sasa mu mashyamba. Hakuno mu mashyamba abaririmba indirimbo za gakondo barahari. Papa, umusore yaje ahamagara papa we. Niba iki mwana we? Ubu isa. Muze hakuno. Hakuno aje kwerekana papa dayari azanye babasirikare kugira ngo abereke papa wabo, abereke ko ari no ku ruhande rumwe nabo. Atarimo kubarwanya nawe arimo arahiga umuzimu nkuko bawuhiga. Sasa hakuno haza urusaza rugenda nabi koko ni nka Sulaiman kugarura. Nkuko nabibabwiye. I'm not your enemy. Ntabwo ndi umwanzi wanyu. Meet my family. Muhure n'umuryango wanjye. That is my father. Uyu ni papa wanjye Mwakusa. He is suffering from stroke for a very long time. Amaranye uburibwe igihe kinini. When he tried to fight a ghost. Yagerageje kurwana n'umuzimu. Wumva amagambo. Ise yagerageje kurwana n'umuzimu. Two are my sisters. Aba bombi ni bashiki banjye. Umwe yitwa Atuganire, umwe yitwa Tuperigwe. Ngiri murimo murabibona neza imbere yanyu. Amagambo ariyandika ntabwo nababeshya. Uyu ni se w'uyu musore. Ni bande bari aho ngaho ariko? Basikari. N'abasirikare. Bati bisire kuronda kinyamana. Barimo barashaka umuzimu nabo bari inyuma y'umuzimu barimo barawuhiga. Kanunu. Ibyo ni byiza cyane. Bikutongera amaka. Birimo biratwongera imbaraga cyane. Rero imyenda iyo. Kubw'ibyo ngibyo rero. Sosi. Mufate imyambaro yabo yose. My father agreed you. Papa arabanezerewe pe. That you can join us. Ngo mwatwiyungaho. Wumve? But ariko you must take off your clothes. You must take off your clothes. Cyangwa se mugomba kubanza mugakuramo imyambaro yanyu mbere na mbere tukagira ibindi dukora. Wende tukagira ibyo dukurikirana. Nuko nguko papa avuze. Stupid. Ubu ni ubugoryi mwana. Kigenzi cyabo. We are soldiers. Turabasirikare mwana. We can't take off our combat. Ntabwo dushobora gukoramo imyambaro yacu mani twaba tubaye amadagi. I think you saw how capable he. Mani wabonye ukuntu bano bajyama ariko barenze bari capable hit man. What kind of captain? Captain cicika we kerere nyamanza cicika. Chonganwa n'umunwa wawe. I'm out. Ariko ngiye mani ikiba cyose ntabwo nkirimo. I'm come out. But him. Mani murekane nawe nuko nguko ameze mani mwihorere tu ntumwiteho. Ikigenzi cyabo umusaza hakuno. Take their clothes off. Atuganire fata imyambaro yabo yose uyijyana aho igomba kujya urambika imyambaro ya gakondo. Sawa kaka. Tuperigwe. Reka tugende. Tubuke. Mwumva ururimi hano. Ntabwo mbabeshye mwana. Mureke mwumva ururimi hakuno. Mwumva ururimi hakuno ukuntu bavuga we. Aka kantu ngasubiza inyuma kujya mukomve. So we have to trust them. What kind of captain? Dufite kurizera ariko mwana. Ceceka subutu we. Ngumva ijambo bano bakobwa bavuze bagiye kugenda nige nshaka ngo mwumve neza. Ngo tubuke. Forget about him.
mani uragirwa ibyo yavuze byose ntaribi mwana. What next? None niki gikurikira se? Umusaza hakuno Suleimani azunguza urutwe. Take their clothes off and give them the traditional weapon. Atuganire, fata imyambaro yabo yose ujyane nabo. Tuperigwe. Tuperigwe wewe wumve. Tubuke. Enankam. And you? Say, I'm out. That you can join us.